data yavuganye nanjye arambwira ngo operasiyo yo gukuraho Sebarundi yatangiye. Ndabavuga mu gisoda Imana yamuriye ngo barimo, mu gipolisi barimo, mu basivili barimo, kandi urugo rwa Neva rwamaze kugotwa. Turi itariki 6. Ibi bintu mbivuze nemye shize amanga koko Imana yamuriye ngo mbitangaze. Kabiri, nabonye imbunda nini irasa amasasu y'umutuku n'ay'umweru ishinze ahantu. Imana irambwira ngo ninjye Mudahusha Sinayipa mukuru w'ababayeho bose. Uwiteka arambwira ngo harimo abaturanyi bagiye gufasha Uwiteka gutabara, kuko bamaze kuva ku mazi. Bamwe Digiyoni yababwiye ngo nimunyweshe urushyi abandi umunwa. Ibyo byamaze kwicangura. Ikindi cyihutirwa kandi kigomba kwibonekeza Imana yambariye, nabonye igishyitsi kinini cyangwa se igiti kinini gifite ibishami, hari imashine igiterura igikuramo. Ubwo butumwa rero ube maso. Yenda se harimo n'ubutumwa bwiza mu gice cya 2, nabwo ndakwifuriza kubwumva, kuko twe twicaye hano dushimishije no guhamya Kristo. Kere boshe zeredererere zomene ya zopai. Mungu asifiwe sana. Ubutumwa nzanye Imana impaye, ubutumwa bwihutirwa. Mungu asifiwe. Kare koshe zeredererere. Mana yambwiye ngo itangije operasiyo yayo. Itangije operasiyo yayo. Imana niyo yicaye ku mbunda iri Mudahusha Sinayipa. Iyo igiye gutangiza iki kintu, yenda si ndagisobanura uko Imana yakimbwiye urantunga. Niyo Mudahusha igiye kwicara kuri iyi mbunda. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD turi ku itariki ya kangahe? Ya 6 kwezi kwa 10 na kangahe na rimwe 2025 cyangwa se umwaka wa 2025. Nukuvuga ngo Barundi kazi, ababa hanze y'u Burundi n'ababa mu Burundi, iby'Imana yababwiye. Yesu niwe Mudahusha. Igice kimwe cy'ingabo ziri muri Kongo kiraza, ikindi kiragumayo. Mu Burundi buno tuvugana abantu bari bukoreshwa ibyo bikorwa, kandi urebe nje murambona mugaba bari kubitegura n'abari kubikora ntimubabona muri komite, muraba muri kunduka, mwagiye mukabafata ko muri abahanga. Abateguye gukuraho Sebarundi no guhirika CNDD-FDD, uyu mugabo witwa Kuru Imana yateguye ugiye gukuraho Evariste Ndayishimiye, ntabwo muri kumubona. Kandi rwose Imana nje sinigeze nanavugira mu migani cyane narerubaga, kandi ubu butumwa na Neva bwamugezeho. Mbayahaga we yarashubije, ariko ibintu byanyu nyine kubera ko mu amatwi arimo gahunda tumva urupfu, ntabwo bishoboka ko mwabyumva nyine. Ariko Imana idutabare. Rero Imana yambwiye ngo muri uku kwa 11 ibi bigiye kwibonekeza. Mu bitega amatwi mu bikurikire. Hari ingabo zitashe n'amaguru, kibuno nta maguru. Kerebo shezererererera. Uku kwa 11 hagiye kuvuka ikibazo mutizigaga mu bijyanye n'amahera cya danje. Kuko kwa 11 operasiyo yo gukuraho Evariste Ndayishimiye, isaha ku isaha, umunota ku munota, isegonda ku isegonda. Wafitiye byinshi mu kiganza cyiwe, harimo ibyiza gusa binezeza umutima, harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Marayika murimbuzi yamaze kwinjira, babazimurura kigongwe bamaze kwinjira mu gihugu. Muzatinya ibyo mwatinyaga. Tanzania biratangiye, i Burundi birarangiye, n'Ubugande yamarira nabo bagiye kuyana.
ni ukuvuga nabonye umuntu aranduza igiti cy'inganzamarumbo kinini. Mbona ziriya mashine muri Afurika ibihugu bizifite n'inyari igiti kigenda kigafatamo hano kuno kigaterura kigashinguzamo n'imizi, cyangwa uko bakura iryinyo nuko nabibonye. Rero Evariste Ndayishimiye n'inzu yiwe n'abamufasha n'abandi bamushyigikiye, ni ukuri kurahira ni icyaha. Mwami Yesu ndakwinginze rwose utangurane nanjye usozanye nanjye, ndakwiragije. Ndi mukuru ntabwo ndi umwana, ntabwo ndi umwana w'umuhanuzi. Ibyo mvuga si ibyo nabonye ku yandi macano, ahubwo njye yenda banabireba hano sava. Ibyo mvuga si wabintumye, ibyo mvuga nabivuze ndi muri Beseri funzwe, ibyo mvuga bafatiyeho imbunda ku Mutakura ndabivuga, bayifatira ku Musaga ndabivuga, bayifatiraho mu Ijabe ndabivuga. Mu Rwanda narafunzwe ishuri irenze imwe. Ibyo rero wowe uvuga kandi inzira ivuga butumwa nta na hamwe nafashwe nangije ibintu bya yenda imbere ntaho nzi, ariko uyu munsi ndahamiriza Yesu wabaye mu ruhande rwanjye. N'ubu rero ibintu ngiye gutangaza murabyita akayobera abahinga, ariko Imana irabatunguye. Surprise y'Imana mu gihugu cy'u Burundi, perezida mushya uwo nguwo yimye ingoma, iratabara iratabara obyemera utobyemera, iratabara iratabara obyemera utobyemera, iratabara iratabara obyemera utobyemera. Imana yatangije operasiyo mu gisirikare, hari abantu iri bukoreshe. Uwiteka yatangije operasiyo mu gipolisi, barimo abiri bukoreshe. Uwiteka yatangije operasiyo mu basivile, hari abiri bukoreshe. Uwiteka yatangije operasiyo mu bihugu by'abaturanyi, harimo abari bukoreshwe. Uwiteka yatangije operasiyo muri Amerika n'Uburayi, harimo abari bukoreshwe. Telefone iriho ntabwo iri buveho, kandi ndabibabwira nk'ubizi. Konegisiyo cyangwa se ibintu bikonegise nyine mu gikorwa gitangiye kugeza kirangiye, ni ukwikangura nka kurya kuro yinjiye, nuko no ngaha bigiye kugenda. Kuko Imana yambwiye ngo operasiyo yayo ntabwo imeze nk'iy'abantu, kandi operasiyo yayo ni ukuri ntawe uyisimbuka. Hari igihe nakubwira ngo abantu bize ubujepe, abandi biga ubukomando, abandi biga ibihambaye, abandi biga ibikomeye. Operasiyo y'Imana, Imana yambwiye ngo kubarwanira ku butaka, kubarwanira mu kirere, kubarwanira mu mazi, aho hose Imana yamaze gukavaringa. Kandi Imana irambwira ngo ese Evariste aravaho ate, biragenda gute, ndamushukashuka gute, cyangwa se nziyoberanya ne, cyangwa se nzabigenza ne. Hari mwabana b'abahanuzi ibyo barabirangije, ntabwo ari bigiye kuba, ahubwo we yarashukashutswe, arayoborwa, arabwirwa, agirwa inama. Imana yambwiye rero ngo urugamba ruratangiye, kandi urugamba rugize gute, ruratangiye. Turi itariki zingahe? 6. Rero ari abamwegereye buno ibicuro biri kubacura, nta bimenyetso bisigaye. Nabaga ngo hasigaye ikimenyetso kimwe, icyo cyo rero kiraba. Hari ibintu biri kuba bijyanye no guhirika no gukuraho no kwirukana no guca. Yenda murantuka, ariko kuntuka kwawe ndabimenyereye. Hano rero mpamya ko amanywa yo kubikora, ijoro ryo kubikora, n'ibiri bukorwe, ndetse n'Uburundi bugiye kongera bukaza umutekano, ariko umutekano ntacyo uri bumare. Ndabikubwira nk'ubizi, bagiye gukaza uyu mutekano, kandi ntabwo ari uko bumvise bino mvuze ngo barahita babikorera ko bawukaza. Bagiye gukaza umutekano, genda bihanuye uzambarira, n'abahatuye muzambarira, n'abahegereye muzambarira. Mugabo rero ngo Uwiteka atarinze abarinzi barindira ubusa. Kandi nanone ibi ntibikwiye kubabaza CNDD-FDD, kuko iby'Imana ikoze, Imana igira irihe kosa? Ntayo. Ikibi nuko yaba ari umuntu
kibi nuko yaba ari nge, kibi nuko yaba ari abantu. Kuko Imana yambwiye ngo nabonye imbunda karundura, ubwo nabonaga kira giti imbunda nini kandi nziza irasa amasasu ngo y'umutuku n'ay'umweru. Kuko nagize visite kuri yo. Imana irambwira ngo iyi ni impoho ngende mudahusha ngiye gukoresha, nkimika nkanimura. Iyi nkoho rero data agiye gukoresha, ndiyo Bwana, tunakurudishie tukufu wako Jehova. Imana irambwira ngo ninjye mudahusha watangije intambara uribona yisoza. Ariko kuriya mu mbuto yavuyeho ntihagire icyo mukora. Byarimana akavaho ntimugire icyo mukora, John Pombe Magufuli akavaho ntimugire icyo mukora, Nkurunziza akavaho ntimugire icyo mukora, Sipiriyani akavaho, n'abandi ba perezida ntagiye kurondora hano. Kuko Imana yambwiye ngo abo bose ninjye wabimitse, ni nanjye wabimuye. N'ubu ngubu ndi Uwiteka ndirahiye, urugendo ruratangiye rwo kwimura ndetse no kwimika. Ndimo ndabyumva papa, haleluya, ndimo ndabyumva. Rero ingenzi z'abarundi, tranjere z'abarundi si bamerewe nabi mu mahanga, bibarire ku ntoki Imana ibahaye. Imana ibahaye amahoro, akanya nk'ako guhumbya amahoro. Mugiye gutera imbere munakure nk'ikizinu. Abari barapfukamye mu nda, bari barakiroza, bari barakibangamiye, abo bose mu kanya nk'isasi murahumbya kuno mukanguke ntabo mukibona. Nuko Imana yambwiye imbunda yayo rero n'isoro zayo n'abajenerali bayo n'abakoroneri bayo. Kuko Imana yambwiye ngo ufite igisoda gihagije n'abasirikare bahagije. Imana yambwiye ngo ugiye gukora operasiyo yayo, ubirageze. Turi itariki ya kangahera ngira ngo ni 6. Imana yambwiye ngo itangije operasiyo yo gufata ubutegetsi bwa CNDD-FDD, operasiyo y'Imana. Kuriya mwatangije operasiyo yo gufata Marite, Profete Marite, uretse ko nge ntanafatika imbere y'ishobora byose. Burundi narahafungiwe, bangeze imbunda irenze imwe, sinje no guhangana na erega urugamba turimo so rw'umubiri. Kandi nk'umuntu ureba kure, mufatiwe mu Rwanda hano haba amategeko, byagorana ntabwo iturire inshuti yanjye. Kuri njyewe turashinganye, reka nibandanyirize ubutumwa Imana yampaye. Kuko Imana yambwiye ngo mbitangaze operasiyo y'Imana kwitanguye. Kandi Imana irambwira ngo mbabwire ngo ibintu by'abatranjere n'abadiaspora Imana ibihaye urutonde b'abarundi. Kandi mbabwire ababa muri Tanzania, akajagari kagiye kwibonekeza. Ntimurebe Samia Suluhu Hassan ngo yarahiye. Tanzania ibintu bigiye kuba nabi, ibintu ni bibi. Binjiye mu murongo wo kugira ngo bakubitwe ikinyafu, bakubitwe ibintu byitwa ibigeragezo. Ngira ngo uru ni urugendo rutangiye ruzatuma intara ya Kigoma igaruka ku Burundi. Buno Samia Suluhu Hassan arahiye, niho hibonekeje marayika watangije urugendo rwo kugira ngo Tanzania izamenye agaciro k'umurundi n'abarundi. Kandi Imana operasiyo itangije, izina ry'abarundi ryarasuzuguritse, idarapo ry'Uburundi riramanuka. Nabonye n'abanyamurenge bari kwigaragambya mu myigaragambyo, mugabo banigaragambya neza. Nuza kubireba ndi bugushyiriremo akavideo. Bafite uburyo n'ubundi bintu twari tubibamenyereyemo, twari tubizi mu Banyarwanda, mu Bakongomani, mu Barundi no mu bindi bihugu. Ariko abanyamurenge bari mu gisirimba, none buno barabyutse, barakangutse, sigaye mbabona ahantu hose nabo bakora showbiz cyangwa se n'ibindi nk'abandi bose. Butumwa nzanye burihutirwa. Hedikota y'ijuru, ya Force 1 y'ijuru, Mana yambwiye ngo itangije urugendo muri uku kwezi.
itangije urugendo muri uku kwezi rwo gukuraho ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Noneho rero muriyahura koko ngiye guhanura ibikomeye biruta ibyo mwari mumenyereye, mwari mwaranumvise. Noneho kandi nta nkuba mwagira, nta n'uburozi mwagira, muzampigira hose, ariko umuntu Imana yarinze kandi umuntu Imana ihetse, kandi Uwiteka afashe ukuboko, ndogo yangu ni mirere na mirere. Amen. Rero ingabo ziri muri Kongo igice kimwe zigiye kwigaburamo ibice bibiri, kimwe kigiye gutaha ikindi kigumeyo, kandi kimwe cyaranaje, ariko haje batayo imwe, ariko n'ubu hari izindi zizaza. Imana yarambwiye ngo ntago zirarangira, ikindi gice kiragumayo. No kuvuga buno urugo rwo kwa Neva rwamaze kuzengurutswa kamera, rwamaze kuzengurutswa ibiturire. Inzu ya Neva buno yarazengurutswe, n'ubwe Neva ejo yabitatse akabihindura icyo nakita nko kwiyotsa imyotso, akabivuga bica ku ruhande ngo bashaka gutembagaza inzego, ngo bazafatirwa ingingo ruhashya, ngo kandi bahanwe by'akarorero cyangwa by'intangarugero. Biriya ni bitoto, ni bigufi cyane. Imana, intego, umugambi w'Imana ni ukuri irakuraho Everest Ndayishimiye, kandi kurahira n'icyaha. Irakuraho Sebarundi rwose, ahubwo izanye Sebarundi. Uyu yari Sembonera kure, irazana Sebarundi. kandi amusore mbiseguyeho, hari igihe navuga ibi nge ndi kuvuga iby'umwuka, undi akumva ngo ni urwango, ni ukubagwanya, ni ukubanka ari byo hato na hato bibagiserera kuza kumpiga. Mwankura mwambwiye nkizana i Bujumbura, ega jye naza, jye sinzi ingene mumeze, jewe naza Bunyoni se ntafunze, n'abandi bazafunga. Ntiyangenzeho niyanyirutseho, ibyo twapfuye arabizi, ariko imbere y'Imana sinamucumuye. Ariko baramwitwaje 2019 ngo barafunga yewe. Ntabwo twebwe turi, kereka ari Imana nyine yakungabije iyo gereza nkaba nyizi ko ngiye gufungwa. Aho rero ni wirirwa unafata. None Imana yabimbwiye ngo witegure, gereza iri imbere yawe kandi ntayo nzakuraho, ahubwo icyo gihe nanakijyana kuri gereza inkini mu mfunga. Imana yambwira ngo wiyeze uri hafi gupfa, nkaba mburana iki? Ahubwo giye nkwiye kurusanga urwo rupfu, kuko gupfa si icyaha, ahubwo gupfa udapfire muri Kristo nicyo cyaha. Rero shize amanga nemye, operasiyo y'Imana yatangiye no mu gipolisi. Koko buno mwinjiye mu gihe mugiye gushyingura rwa rupfu nahoze mpanura mu ntangiriro z'uku kwezi, mwinjiye mu matarike rwaje, kandi iyo rugiye kuza ntabwo murubona nk'uko ibindi mubibona, ntabwo murubona, kuko Imana iza mu nzira zirenga 1000. Imana ivugira mu migani, Uwiteka ahora avuga, Imana iravuga, ariko amatwi ari mu rupfu ntiyumva ihoni, kandi ntacyo mwakora ngo biveho. Rero Imana ishobora bingahe byose niyo igiye kwikorera operasiyo. Inkoho zarananiwe, Mahera arananirwa, abanyepolitike barananirwa, n'abasenzi bamwe baracoka ngo naka yarabihanuye ntibyaba, naka arabihanura ntibyaba, naka arabihanura ntibyaba. Buno tuvugana ndi umuhanuzi Imana yahagurukije, kandi rwose iyi mbunda Uwiteka ari kurashisha ni ukuri, ni mudahusha. Iyi mbunda ni ukuri, sigurwa, ntitirwa, ntirashishwa uko nge mbishaka. Uhoraho niwe mudahusha, niwe ugiye kurwanira urugamba rero, kandi ararutsinda. Buno mwegereye ahantu, buri joro ujye urisura, buri manywa uyasure, buri gitondo ugisure, saa sita uyisure, ku mugoroba. Mube maso, kuko aho mugeze hamwe buno mugeze mugiye kubona ibyibonekeza Imana yari yarabasezeraniye
itabeshya kandi idakererewe kandi idatuje, ishobora bingahe byose, igiye gukora ibitangaza. Mungu asifiwe rwose mu mwijima mwinshi, sinarinzi Yesu wavuye mu ijuru, yambohoye ingoyi zose narifite. Haleluya, sigaye ndirimba Yesu, nigitangaza pe, nigitangaza pe, bose nigitangaza ko Yesu yangijije. Mwuka we wera niwunyobora, uzangezi wanjye mwijuru amahoro. Nigitangaza, nigitangaza pe, bose nigitangaza ko Yesu yangijije. Umwuka we wera niwunyobora, uzangezi wanjye mwijuru amahoro. Iyo ngeragejwe n'umwanzi Satani, nebeshwa niyo ntambara nambaye kwizera. Ijambo ry'Imana niryo nkota yanjye, kandi rizangeza mu ijuru amahoro. Nigitangaza pe, nigitangaza pe, bose nigitangaza ko Yesu yangijije. Umwuka we wera niwunyobora, uzangezi wanjye mwijuru amahoro. Nigitangaza, nigitangaza pe, bose nigitangaza ko Yesu yangijije. Umwuka we wera niwunyobora, uzangezi wanjye mwijuru amahoro. Nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho niko harushya umutima, gasaba Uwiteka kugira ngo afashe. Uwiteka nawe ntatinda kumvira. Nigitangaza, nigitangaza pe, bose nigitangaza ko Yesu yangijije. Umwuka we wera niwunyobora, uzangezi wanjye mwijuru amahoro. Bose nigitangaza ko Yesu yangijije. Umwuka we wera niwunyobora, uzangezi wanjye mwijuru amahoro. Mu gihe nanirwa mu rugendo rwanjye, ndebesha ukwizera ibiri mu ijuru. Tuzatuma uruho ndetse tuzahazwa, Yesu umutwiza niwe waturaritse. Nigitangaza pe, nigitangaza pe, bose nigitangaza ko Yesu yangijije. Umwuka we wera niwunyobora, uzangezi wanjye mwijuru amahoro. Ndakugumbiriye mu izina rya Yesu Kristo, shimira abantu bose banditse baduhumuriza batwihanganisha, shimira abantu babandanya mu gukorera Imana kwacu. Ntabwo badufite, nta mutima uducira urubanza, ntacyo twishinja, nta n'icyo twakireguza kindi, ngo aho gupfukamira abayari twakemera tukarokora ubugingo ariko umubiri bukagenda. Ntabwo tuvuga rero ngo ivugabutumwa rihagarare ngo kubera ko ngo abantu badutelefoni badukanga, baduteza ambushi, baduteza imitego. Yesu ni umwami, Yesu yamamare rwose. Ndagaruka nihuse, turaganira kuri ibi bintu bibiri ndavuga ku mutima n'ubwenge. Mu muntu izo ni ingingo ebyiri, ibindi byose byubakiyeho. Koko uzumva bakubwira ngo umuntu afise umutima mwiza, bagaruke bavuge ngo ni mutima w'urugo, bagaruke bavuge donc imvugo ivuga umutima, bavuga umutima mwiza. Bibiliya ivuga ngo nukwiye Uwiteka cyangwa Imana ibwira Samweli ngo agende kwa Yesayi
hama Imana irobanuremo umwe mu bahungu ba Esayi ngo Uwiteka yashimye, ngo nitegereje umutima we ndawushima, ngo kuko ntashima nk'abantu. Wabayeho usoma Bibiliya n'ubu uracyayisoma, nta hantu na hamwe ijambo ry'Imana twari twaribona rivuga ngo shimye isura yawe, shimye imyambaro wambaye, shimye. Oya, Imana iravuga ngo nashimye umutima wawe. Isi tugezemo, tugeze ahantu Yesu Kristo atagifite ubushobozi, subwo niko nabivuga, tugeze igihe twebwe tutagifite ubushobozi bwo kugira imitima ishimwa n'Imana, ngo ubwo bwoko bushimisha iminwa, ngo ariko imitima yabo ikamba kure. Ndumva ariko nakinjiramo nkisigura. Kubera icyo umuntu akizwa umutima wiwe ukabura, kubera icyo umuntu akora ibikorwa ariko akabikora nta mutima wabyo ubirimo, kubera icyo umuntu ajya mu rukundo akarujyamo asize umutima, kubera icyo umuntu yakubaka urugo akarwubaka asize umutima, kubera icyo umuntu yaba umukristo ariko agakizwa atajyanye umutima, kubera icyo umuntu yasenga ariko agasenga adafite umutima, kubera icyo yaririmba akaririmba adafite umutima, kubera icyo yakambara imyambaro myiza akayambara adafite umutima, kubera iki waba umukire cyane ariko ugakira udafite umutima. Urumva ijambo umutima, Imana ikunda umutima kuruta uko ikunda ibindi bintu byose. Niyo mpamvu Imana iyo ije kudukunda, ikintu cya mbere ihera itangurira ku mutima, ngo nitegereje umutima we, ngo numva ndawushimye, ngo mba ari we ngewe nikundira. Kubera iki rero twebwe shitani aturiganya ntitugire umutima ukundwa n'Imana, ushimwa n'Imana ndetse n'abantu, ntituba bizigirwa. Ugasanga abantu ni abasuma, ni abamaraya, ni abasinzi, ni abambuzi, ni abafarisayo, ni abasadukayo, ni abanyabwenge b'ibyanditswe. Habura iki ngo natwe tugire umutima ushimwa n'Imana? Kuki muri iyi minsi Kristo iyo aje kudusura, Yesu iyo adusuye atadusangana umutima nk'uwari uri muri Dawidi, atadusangana umutima nk'uwari uri muri uyu muntu wari uri kumubwira ngo fasha ale bokeshezerederebo. Hari umudamu Yesu yabwiye ngo sinafata ibyo kurya by'abana ngo mbigaburire nyakabwana. Yesu, uyu mudamu abwira Yesu ngo n'utuvuye ku meza utwo tuvungukira, ngo dutunga utubwa twabashebuja. Haleluya. Ndumva nezerewe, ndumva mpimbawe n'Imana, ndumva. Haleluya. Niseguye amaboko yawe Yesu, singitinya, nisunze umukiza ukomeye. Ni ukuvuga ngo nuza kwitegereza, nuza no kureba, nta muntu Imana igeze ihamagara mu isezerano rya kera ngo ibure guhamagara umutima. Nta n'uwigeze agendana n'Imana ngo asige umutima. Niyo mpamvu Uwiteka yabwiye Aburahamu ngo nitegereje umutima wawe, sanga urankunda, imugabira byose. Uhoraho aravuga ngo yitegereje Yosefu, imushimira ugukiranuka kwe. Ndetse Uwiteka aravuga ngo Dawidi, ngo mbonye umutima wanjye ukunda kandi ukamwishimira. Kubera icyo akantu kitwa umutima, iyi nyama yitwa umutima ni inyama, ariko habamo impemu ishobora gutuma uwo mutima wawe uhinduka inyungu n'umusaruro by'ubugingo n'ubuzima. Niyo mpamvu ejo nigishije ndakubwira ngo iki kimuga cyari cyaramugaye amaguru, kimugara umubiri, ngo ariko umutima we n'ubwenge bwe ntibyamugara. Haleluya. Haleluya. Niba usigaranye umutima ukaba usigaranye ubwenge, gira ibyiringiro byo kubaho, gira ibyiringiro by'ubugingo, gira ubushobozi bwo gutera imbere. Shina ragwana ribarikiwe. Haleluya. Subwo mbivuge ngo iki? Nimemuona asiye Bwana Yesu, Yesu n'umwami udahinduka. Ngo Petero, Simoni mwene Yona nkuhinduye Petero, nzakubakaho ishengero n'amarembo y'ikuzimu atazanyeganyezwa. Kandi muri urwo rutare nuko Imana yitegereje umutima wa Petero,
ni ukuvuga rero imana itoranya umutima ihamagara umutima hama ubwenge bukayobora umutima. Ese nawe uri umwe mu bakandida biteguye gutanga umutima wawe ukaba umwe ushobora kuyoborwa n'Imana ukadirijwa n'Imana itanze ubwenge? Nanjye ndi umwe, ndi kandida wo gutanga umutima. Njye Prophete Martin nkatanga umutima wanjye, Uwiteka akawukoresha ibikwiye kandi by'agaciro. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Kandi twebwe buno mu gakiza kacu nongeye nkavuga ngo turamunyuguzwa, turi inkamure, turi amajagano, turafunguye, ntabwo turi abagabo nyabagabo bo guhamya uko bikwiye. Imana itubabarire, turi umutsima udahiye, turi imvi z'urutarutaro. Imana itubabarire mu izina rya Yesu. Hayiwe Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana. Bibiliya iravuga ngo nuko Eliya ageze aho Elisa ari guhingisha ibimasa, aramubwira ngo nkurikira. Ngo nuko Elisa aramusaba ngo reka mbanze izi nka nzidepoze mu rugo. Aramubwira ngo ya nkurikira, undi asiga ibimasa aho arigendera. Haleluya. Bisobanuye iki? Yenda ntaragisigura ngo asanga Aburahamu aramubwira ngo nubwo ufite umwana umwe, ndumva nkeneye kumenya no kureba. Iramugerageza iramubwira ngo munzanire mujye. Ngo Aburahamu aramujyana kumutambako igitambo. Bivanye n'aho uherereye, wumvirize ubu butumwa. Haleluya. Biragaruka inyura mu batubanjirije, bamwe babashyira mu mavuta, abandi babatera amabuye, abandi babikisha inkota. Ngo abo bantu bahagarara mu kwizera ibyo bemeye n'ibyo bemeje, bihagararamo nk'abami n'intore n'abatambyi. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Nagira ngo nkumenyeshe ko bisiguye iki. Uyu Uwiteka akubwiye ngo siga byose unkurikire, abera hose icyarimwe. Ibyo usize n'ibyo usanze urahamusanga. Aho uvuye n'aho uri kujya murajyana. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ntaho usize ibyo ariko ntubisize burya atarinze abarinzi barindira ubusa. Twe ni akantu gafunze muri twe tudatahura. Ntabwo uba ubisize, nta nubwo uba ubasezeye, koko bazagusangayo, cyangwa muraba muri kumwe, cyangwa muranabanayo, cyangwa ari n'igipimo. Mugabo abatubanjirije barebaga kure akavuga ngo ko ari Imana ibivuze. Ubundi hari itegeko perezida agira ritajya risubizwa inyuma. Icyo avuze gikurikizwa uko, byaba ari amakosa byaba ari ukuri. Kwa perezida nta oyibamo, no ku Mana nta oyirimo. Ubwo iby'Imana ihisemo n'ibyo nyene. No mu bajenerali nta oyibamo, mu basirikare baganza. No mu rugo umugabo afitemo ijambo nk'umugabo akabaganza mu rugo iwe, nta oyibamo. Uretse ko haje jenda yitwa uburinganire, ariko umutwe w'urugo n'umufasha w'urugo ni ibintu byuzuzanya. Mukama adusaidiye. Haleluya. Nuko ngo Imana n'ababigishwa Yesu yagiye ahamagara n'abandi ntumwa zagiye zitoranya na Mose aho Imana yamukuye, ntabwo babashaga kubanza kudepoza, gusubira muri biriya na biriya. Oyaye, ahubwo bo bahitaga bavuga ngo aho nyene surprise. Ubwo nyene ka boshezerererebo, ngo Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba, Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba, Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba. Ibyo bo ntabwo bari bafite umuhangayiko w'ibyo baba, ahubwo barebaga itegeko rivuzwe n'Imana bakarishyira mu bikorwa. Ubwo ibisigaye ntibibaraba. Tari intambwe wisubira inyuma, turi mu rugendo. Mureke dusonge imbere, umvira umwuka, iby'ijambo rigutegeka. Twebwe turi, impamvu navuze ngo turi abanyantege nke, buno bakubwiye ngo utambe umwana wawe, bakubwiye ngo ahuri hita ukurikira Yesu. Uri muri Amerika bamubwiye bati yizere muri Afurika ukurikire Yesu, biragoye, ariko harimo ababishobora. Bari muri Afurika babwiye uti kurikira Yesu muri Amerika, bagenda biruka. Byaba nka Loti, Imana yabwiye ngo we na Aburahamu nimutandukana, umwe acukwe n'undi acukwe. Loti agahita yerekeza ahabona
ikibaya gitoshye kirimo byose. Niyo mpamvu kuba muri Amerika ngo biroroshye no mu Burayi, ariko birakomeye kuruta kuba muri Afurika. Uko niko kuri, sindabayo, ariko nihumurije, nkatega amatwi, nkarebesha amaso, nkasoma mu byo nshoboye kumenya gusoma mu rurimi numva. Uburayi na Amerika na Aziya kuhaba bigoye kuruta uko tuba muri Afurika, nshuti yanjye. Niyo mpamvu usanga twebwe mu gakiza rero ibyo twihutira, ibyo twirukira, icyiza n'icy'Imana yakunda kuruta ibindi byose. Yego, Mungu asifiwe. Iterambere rero ryo mu gakiza n'iterambere ryo mu mubiri birajyana, ariko ntibinasigana, kandi biba biri kumwe, avamedi na apremedi. Ndabikwifuriza mu izina rya Yesu Kristo. Umutima n'ubwenge byawe bikwiye gukorana bidasigana, ariko umutima, gira umutima mu bintu uri gukora. Nukizwa, tangiza umutima. Nubaka urugo, tangiza umutima. Nujya mu kazi, tangiza umutima. Nujya mu rukundo, tangiza umutima. Ofete ibintu byose baze yabyo, cyangwa se je commence la vie, ni umutima wawe. Aho urugendo rwo kujya mu ijuru, tangiza umutima. Ibikorwa byose tangiza umutima. Ikintu cyose uzaba mutatangije umutima, esheke, igihombo kizibonekeza, n'ibindi bisa n'igihombo. Uko niko kuri ngo hamenye. Ubwenge rero ni management, ni contability, iri mu managing ibyo bintu, kandi ntibisigana. Imana iguhaye umutima. Umutima barawuvukana, ariko bakawigishwa, bakawurera, ukarushaho kuba mwiza, bakawumesa, bakawufura, doko ukaba mwiza cyane. Nukuri ndabikwifurije. Mwami Yesu, tugusabye umutima. Mwana w'intama w'Imana, tugusabye ubwenge. Utangize urugendo rw'umugisha rwiza muri twe. Tuba abanyamutima, tuba abantu bafite umutima n'inama n'ingingo muri Kristo Yesu. Rero ibyo nubwo ari byo mvuze, abakurikiye ubutumwa bwiza, hari byinshi bizeye, hari n'ibindi bagusabye, hari n'ibindi bari kureba, hari n'ibindi bari kumva, hari n'ibindi Mwami uri bubahera ubuntu. Usure imitima yabo, urebe inzandiko zanditseho, uduhanane n'abera twe.